for and for dancers wa ndi twakinaga muri gato and betray TV for and betray TV so I will try to speak English language. Are you ready? So you have to greet your brothers who stay in Sasa ari kintu kambanze mbwira mvano hari cyo bita RPG na Range Rocket bwa rocket ni kompo ariko rijyaye muri RPG ako yakanza nkubona nkaho warugira ubwo mu byerekeranye na RDF urugira ubwo nkaho warugira ubwo wewe gucya mugiye kuri flow wagaze ufata mu mwanya wa mbere gucyo kinjira ubuse wewe reba aho yenda bashaka kuba barakurashe ariko utaririya kuri flow y'imbere sinza nkubona nk'umuntu ushobora kuba yaratinyukaga gufata gutya ngo aje kurya kuri flow gutya tekereza rero buri ikintu ca mbere kibaho muri buno buzima na Bibiliya iravuga ngo mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro nukuvuga ngo kugwaho uruhande uzagerageza ukora ikintu ciza cyangwa se ubanira umuntu wese neza kuko niyo ntambwe ya mbere yo kugera kuri success runaka iyo wowe kuri side yawe ubaniye umuntu neza nta nuwo mutobana nta nuwo mutohuza je suis commandant. Tu es commandant? Urabona nambaye nkawe se nanjye ndi urabona imyenda niwe command imyenda yanjye isa niyawe nawe twagiye soko ngaho fata mikrofone nari mbabwiye ngo ndumusinzira ndumwishwa bega nitwa Samedi turavukana ruguru twari tuba mwishenge mu bijombo oya ndi umusinga uvukana ba masunzu masunzu umusinga yigo uyagenda turi mwe n'uwacu oya nizere niba ntabwo nzi ko masunzu ari umusinga iranye n'imbwa yirirwe iranye n'imbwa kuko gisegeti yarikuraho umurara wikunde se ntibyokundaga nice niwacu ubwo nimba utari petit frère wa masunzu uri se wabo cyangwa grand frère wiwe wanjye ndi umusinga mvuki masisi ntabwo naje kubura narake n'uyu n'umwuzukuru wanjye so guys rero nkuko mubibona aba basore ngira ngo murabazi bose na abanyu ahanga rero turaganira n'abantu cyane bari Burundi abari mu Rwanda abari Canada Australia United States hari ahantu bita state wenda ndagunda kubajije ngiye kubaza vuga state eshatu ziba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariho Maine yego hari Washington ni capital city komza urukumva muzazenga Iowa Ohio ko bibagiwe Michigan na Texas Michigan nikaho none uhafite nikaho uhafite ukunza ariko Michigan na Texas ni yabana b'imasisi uzana perereze na Trump arabizi twaramwiyamye Trump Michigan Texas ni yabana b'imasisi ntabwo mwebwe mwatuviyanga anyway ntabwo mwadushobora banza wicare wewe so guys nkuko mubibona rero turi kumwe n'abantu bagiye bagoranya ariko kandi ntaco bitwaye azakomeza agaruke atuzamo so nukuvuga ngo rero nimba umuntu agiye kuwatchinga video ikintu cya mbere kiba gikenewe nuko ukora subscribe ugakora like comment ariko yaka ni nkango wamenya kantu gashitaroze uyu munsi wakamenye ninde wakwereza ariko icyo nishaka kumenyesha aba diaspora yego mujye mwuba first of all Michigan mwuba Texas ariko na Kentucky nayo ni yacu ni abana b'ima Kentucky so yaka ese bakugaruye wari ugiye mu ihe state ariko
ariko abantu bimye ngewe nari kujya aho bita Kansas City. iyo ni ihe state nono iba muri Mississippi. muri Mississippi ahubwo Kansas City tiwakoreze muri leta ya Amerika. iba muri United States of America. iyo bavuze United States of America ntabwo ari Afurika. Oya nyene nanivuze nti wabaye muri Amerika ko mpano ahantu hose uhazi. Nuba hariyo bita Canada. Bura Canada. Canada hari aba Vestine na Dorcas bari. Ni ukuvuga ngo Canada urabona Maine. Yego. Aho Asiyari muri Maine. Nuba umurizo wakajugu urabona indege bita umurizo wayo Canada iri hano. You have to sit there. So man, abantu muri Maine ndabakunda. Ese reka marere. Ariko by'umwihariko mujye mwubaha abantu bari Michigan. Michigan ni abana b'imasi. Tukongeraho Texas. Yaka ntamutura kubwira ko usana Kentucky. Ntamutura kubwira ko usana na uyu ukuri abasirikare ninde haje. Urabara ko yirukana bano bacancura. Yitwa nde? Nani? Oya. Wilingoma. Oya Wilingoma. Turamukoresha tumubwira ibyo. Ndabizi nyine ariko twarakubwira ariko. So muratwihanganira ku kiganiro kiri bugende mutwihanganira. Nari mvuze rero ngo umuntu nibagiye coachinga video ikintu cyambere kiba gikenewe kora subscribe, share, like na comment. Aba bagabo rero nabagabo b'intwari cyane bavuye i Burundi baje hano mu Rwanda kugira ngo bazamure YouTube channel yabo. So niyo mpamvu mubona yakari kugira ngo twese dufatikanye tuba supporting bazamuke. Sico chiza. Bikurikira. Ikintu dushaka kubwira abanyarwanda nushaka ku munyarwanda ugomba ku munyarwanda nyawe. Bana kugenda ukorosinga ugenda ukwepekepe nitugufata. That is your self problem. Ibyo birakureba. Nitugufata uri kugenda ukwepekepe. So bakore subscribe. So subscribe kuri channel yacu rero yitwa Fofo ndi kumwe na Petit Frere hano. Ngewe yakamwana mfite imyaka 39. Aba ni bari umuntu abangiye mureba. The reason why mukore subscribe cyangwa mubere cy'amabere abanyuko. Samedi kudakeye niki? Kuri gahunda cyane. Gahunda ko ndabona ibindi bitekerezo biri ahandi ni gute? Gahunda cyane. Reka kubaza akabazo. Ese kugira wiyitishe Samedi byaje gute? Ni gute natubwiye ni ryakazi cyangwa ni izina gute? Akazi nkora ndi umunyamajyo urumva Samedi. Samedi ni izina ry'akazi. Amazina asanzwe nitwa Bienvenue Mbabarira. Turetirana. Bienvenue. Umwishwa wabega. Nanje ndumwizira. None se abantu badukurikirana benshi barakuzi mu bikorwa bijanye no gusetsa abantu. Ese ni gute wahisemwe gukurikira iranzira? Ese wabuze ikindi gukora se ku buryo wahisemwe kugenda ukina comedy? Oya gukora bino dukora ntago ariko kazi kanyuma gaheka. Niko kazi kadutunze. Ntago ari kuba wenda umuntu yarabuze ikindi yokora hano tubikuye. Umuntu yokora ariko wenda kugira ngo umuntu abikore nuko agomba kuba byiyumvamo anafite reka ricara hari channel nziza cyane yitwa Kado. Ubuntu bivugira Fofo and Betray TV. Yafunguye channel ye. Ni channel nziza yacu yitwa Kado. The reason ari channel yawe yitwa ngushye Fofo and Betray TV. Fofo dance say wa ndi twakinaga muri gata. And Betray TV. Fofo and Betray TV. So I will try to speak English language. Are you ready? So you have to greet your brothers who stay in Sasa ari kintu kambanze mbwira mvana. Hari cyo bita RPG. RPG na Rank Rocket. Bwa Rocket ni kompo. Ariko rijyaye muri RPG. Ako yakanza nkubona nkaho warugira ubwo. Mu byerekeranye na RDF. Ukuri nkubona nkaho warugira ubwo. Ende. Wewe
gucya mugiye kuri flow wagaze ufata mu mwanya wa mbere gucyo kinjira ubuse wewe reba aho yenda bashaka kuba barakurashe ariko utaririya kuri flow y'imbere sinza nkubona nk'umuntu ushobora kuba yaratinyukaga gufata gutya ngo aje kurya kuri flow gutya ibyo twobyemezwa ni yewe narashwe mu 2007 mu kwezi kwa 9 2007 nari ntaravuka nabaga kwa Fandero none se aka umusirikare Fandero unduramuzi ndamuzi waramwumvaga cyane nzana mukurikirana wigeze unamwegera nari aho yasi ndamwegera yari gukora mu ntoki aho yari ni bande bantu bakomeye bakoze mu biganza sende unde mu biganza by'abo bantu bakomeye uvuga ngo wahwenda first of all ngashimira Fandero akunda kuno twabanaga imasisi ngashimira afande Bodwe ngaruye ndamubona ubu nyine ntahakora hari ahakujya ni wari nyine so the reason why afande naganda nubwo afungiwe ariko anytime arashaka kuza so na so tuvuze okay none injira muri RDF ko ibyacu turabizi okay none ugiye gusuza abantu bari i Burundi icyo baganiriza kwanda ishimi ko nimbwe ndashimira nguru reka wumvishe ko basigaye borora isazi gisegetere kurya imbeba ndashimira kurya isazi ese ubona boroye isazi bazikoresha iki ariko se ndabanza kubaza mumbabare anytime for few minutes I'm going to ask you something ari ndashimiye na gisegeti n'indurutundi none uramwe n'wanyu witwa Masunzu we mu mubara gute none se aka uzi Kirundi ntacuzi wari wagare Burundi Bujumbura Uvira narahageze Uvira ni hehuzi Ibuvira ni hehuzi naranyuze ari ninzo twatugiye mu mirwano nanyuze mu 2001 twica Kabila wa mbere nari ntaravuka kandi biri seri warukira umwana wawe tugiye kuko tugira ngo tuze oya yabiretse mureke nta mureke namureke reka tuganire nawe kuko nimwe twari yakarakoze cyane ku kiganiro duhaye turanagushimiye cyane thank you very important asigaye nari nkubaje kubazo cyane ese ni kuki wahisemwe gukurikira biriya ukora tavuze benshi barabizi nari nabikubaje imbere ese ubandanya rutangiye kudusigurira ni gute wahise gukurikira hamwe biriya utahisemwe ibindi ese biza bigufasha iki nariko ngusobanurira kano kazi dukora na kazi katoroshye kandi ntabwo tugakora kubera ko ariko gasigaye cyangwa kubera kubura ibindi dushoboye kuko n'inyuma yako dufite ibindi bintu tugenda dukora bitandukanye bitari byo kuri kamera so aka kazi ni akazi kadutunze umunsi ku wundi ni akazi mbese sinzi uko navuga tugakora tugakunze tubikora kubera ko tubyiyumvamo tubikora kubera ko tubishoboye tubikora kubera ko hari icyo bitanga tubikora kubera umusaruro wabyo feedback biduha ni akazi kadutunze muri gahunda za buri munsi zaba ari gahunda z'ubushobozi gahunda z'imibereho gahunda z'iki niko kazi kadutunze so niyo mpamvu ituma tugakora rero mbabaza akabazo kamwe natwe bamaze iminsi bakatubaza urabona dukorana turi babiri cyo kimwe namwe nyine twabamenye muri babiri mwamusangiye cyane bwa mbere tusangiye cyane harabaza batubaza ati bro ko musangiye cyane muri babiri kandi twaba tuzi ko gukintu cy'amafaranga hatabaye ibintu by'inshuti mwe mwabyumvisemo nyine gute kugira muze igitekerezo cyo gufungura cyane muyisange muri babiri uko mbitekereza rero buri ikintu cya mbere kibaho muri buno buzima na Bibiliya iravuga ngo mugwanye uruhande mubane n'abantu bose amahoro ni ukuvuga ngo kugwaho uruhande uzagaragaza ukora ikintu ciza cyangwa se ubanira umuntu wese neza kuko niyo ntambwe ya mbere yo kugera kuri success runaka iyo wowe kuri side yawe ubaniye umuntu neza nta n'uwo mutobana nta n'uwo mutohuza sakarahindukiza kiriya kitari kubona karahindukiza kugira uti bandanya atakibazo kubandanya so nari mvuze ngo
ikintu cya mbere kibaho nuko ku ruhande rwawe wiyumvise ugomba guhuza n'undi muntu iyo habayemo kumva kuko ubana n'undi muntu neza n'ikindi kintu cyose muba mugiye guhurizaho kiragenda kigatera imbere icya mbere ukagira ukuri mukumva ko mugomba kugira ubumwe ifaranga ntabwo zitandukanya abantu ni imitima y'abantu ibidafite umutima w'umuntu kumva ko nta bwumvikane muri we urimo wo kuba wahuza na mugenzi wawe bigatuma mutandukana ariko ari ifaranga ufite umutima wo kubana na mugenzi wawe neza muza muzigeramo mukazisangira kandi mukabana neza ari igihe mudafite ifaranga muza muhuza mugakora ikintu kibateza imbere kugira ngo ejo bundi n'izo faranga ziboneke so ni ukuvuga ngo rero guhuza kw'abantu ubundi cya mbere guhuza kw'abantu ni imbaraga ikindi cya kabiri rero umuntu wese akiyumvisa ko agomba gukora ikintu gishoboka cyose cyo kugira ngo abanire mugenzi wiwe neza hari igihe wowe ushobora gukora ikintu nyine gishobora kubabaza uyu nguyu ariko uyu nguyu akavuga ati mwe kugira ngo tubane na mugenzi wanje neza reka mbirenza amaso akabisimuka ibyo ngo mugakomeza ubuzima cyo kimwe nawe uwo mubabaza kugira gusa muri gwawe kugira ngo mubane mwembi neza ukabyirengagiza ariko mugakomeza akazi ariko aho kuba abantu bokorogana ntabwo ari solution yo kuvuga ngo turatandukana mu kazi turimo gusa kimwe cyo gihari ibyo bintu kuba mwokorogana mugaragaza kuzirindira kuri kugira ngo ejo nejo bundi atazagira akantu ko tuma mukorogana bya cyane ngo muzatandukane. Okay, bwa mbere muhura na Samedi hari duhura na Samedi ni ibikorwa by'ingo amenye ngo ko biragenda neza cyangwa nabi rero sinofata umwanya wo kuvuga ngo sinshira creativity mu kazi kanje mu gihe nzi ko gafite icyo gahe gutanga so urumva rero ubuzima busanzwe butandukanye n'akazi soko niko ari bamwe batabifata kakazi ko wenda rero sare ko se ukora byari gushoboka ko wenda muyashira mu kindi gikorwa runaka ariko kubera ko ari ikintu mwebwe muhamurangiza imbere mugomba kuzageraho mu minsi iri imbere muravuga ngo aya mafaranga tugomba kuyafata tuyagira amatike tuze mu Rwanda ni ukuvuga ngo rero undi we abirebye arashobora kuyenda ya nizo ewe none se aricyo muvandimwe yakubajije bihari ikintu yakubajije inyishwa yambajije ishinga na ariko mperuke yambaza reka renda ariko navuga tuvuga ku musoro kugira ngo nabo kubera ko bazamubwira babyumve ikintu cyose umuntu agiye gukora urebe ukavuga ngo hano hari ingaruka runaka hari n'icyiza kiri wowe wimaze guteka kuvuga ngo ni ikintu hari abantu batumva bakubwira ngo kino kintu wawe gukora ni gute wakora wowe kubera ko amafaranga ngo utakazamo yes bakubwira ngo wakora ibisazi n'ikintu wagiye kubaza cyangwa yes wowe kubera ko wabyinjiyemo uzicuka kuri ibyo byose birakuzaho ukumva ari ibisazi umuntu kubera ko uvuga ati ntabwo mpamvu ariko rero urihangana niyo mugeze ntibigutangaje ko ugaramo hano hagati hakazaba ikindi kintu yenda cani cyangwa hakaba izo ntibikaguke jewe mugabo twaratangiye gukorana narakorana kuri channel ifite tugeze ku 20 tugeze ku 22 abamusaga zireze
so no kuvuga ngo rero no kuba ko nari mbikunze kandi nzi izo nshaka kugira batangira kwizera nyira kandi tugafika mu zamenya abakucite abo kuvuga nabi mu ndimo abakwereka ko ibyo uri mu ndimo bipari bibi bitari ariko wowe focus cyawe kandi ikintu cyose ukora wese ufite nangata n'ibyawe ukanase uriya nta ikintu cyose kitari niwo n'umurozi yenge so bivuze ngo ikintu cyose ugiye gukora nanone nkibaza Imana ifasha nyine basanga uko basenze Imana baragiye aribye bijyana nizura bakabika bizina bati Imana ukibanye iyo batwitwe basanga bana bageze hano baraduhamagaye ibintu bashatse ko biremeza bashaka duhuye nabo ariko tubafasha ahari byari gushoka ikibazo ko ari mu dusanzwe twenda kwezi twari kuranga tutandukanye ariko nyinshi irarenga turavuga ngo kubera iyo buri no kwiga kandi buri tureba bigenda bihinduka bino bituje uyu munsi hano aho wowe hari undi muntu ushobora kubona ko hari nawe ahageze wa muntu ubitekerezaho uzagaragaze nabona kuko hari icyo ufashe akaba yoroshye uzokimufasha utitaye ngo wowe winjiye muri game byari iyo muri wowe wagize ubundi gukorera Imana ntabwo dusaba gusa no kuba wotekerereza umuntu icyiza no kuba wogirira neza Imana irebera muri wa mutima w'umuntu bwiza wowe ufite ikaba nawe yo kugira yakukira kadushimiye tunashimira umuntu wese ugiye kuba kino kiganiro anakubwira ko ihangane mushyashya wacu ufite imiryango urimo ariko yizeye muno muryango tugiye kuba tubanamo ibiganiro byacu birimo tuzagutse tuzakuba hafi tuzakomeza kuba tuvugana icyo twagusaba ni iki ngiki uburyo ni iki kiganiro natwe kome muramubona yasezeranye baje hano nk'abantu batanu ni nk'abantu batanu byabacanze babuze icyo bafata n'icyo bareka sona ko mujama rero cyane sona bari kiguzi roba niwe uri kwafotora niwe mbiwe yangara abantu ndi kumwe nawe hari mu bukwe niba igihe ushaka kano guhita kwitaho kandi zanikomereza mu rugo rero guys reka dushimire abantu bitibaza ubwo iyo famille zawe babigenze cyane rero nari bitagize baje tubasanga ngiye mbona hirya twabahamagaye Ufite wasikimiza screenshot karaka abandi muzababwira nagafashe ibiganiro n'aka sinzi ko ari icyo mubwira abantu uzane message ndayizana nareba jo ndiza ngo shati nyine mubwira bibarara Yo, cyane nabo nyari abantu bambara rero Bona mwitegura bivuga ko igitaramo